Kuvura hepatite. Hepatite ni indwara iterwa na virusi ikibasira cyane cyane umwijima. Ushaka gusobanukirwa byinshi kuri yo wareba mu biganiro twakozeho kuri iyi channel. Mu kiganiro tugiye kurebera hamwe imiti gusa ikoreshwa mu kuvura ubwoko bunyuranye bwa hepatite A, B, C, D, E ndetse na hepatite itaratewe na virusi. Mizero Media irabibutsa ko imiti yose turi bubaganirizeho uyifata ari uko wayandikiwe na muganga gusa. Muganga nawe ayikwandikira ari uko yamaze kugusuzuma akamenya ubwoko bwa hepatite urwaye. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe imiti ivura hepatite A. Ubusanzwe nta muti wihariye uhari uvura ubwoko bwa hepatite A, ariko muganga azagutegeka kureka inzoga no kudafata imiti iyo ari yo yose. Abenshi mu barwayi bayo iyo bakurikije izi nama bagirwa na muganga, umubiri ubwabo urayirwanya kandi bagakira neza. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe imiti ivura ubwoko bwa hepatite B. Umurwayi wa HBV icyambere agomba kuruhuka bihagije. HBV mu magambo arambuye ni hepatite B virus. Umurwayi wa hepatite B kandi aba akwiye kurya ibikungahaye kuri proteine nk'amagi, amafi, ibishyimbo, ubunyobwa na soya. Ikindi kandi aba barwayi bakwiye kurya ibinyamasukari nk'imbuto kugira ngo abashe gusana ahangiritse ku mwijima. Iyo bibaye ngombwa, umurwayi wa hepatite B yandikirwa umuti witwa interfero urwanya virusi. Uyu murwayi kandi ashobora kongerwa imiti igabanya virusi nka adefovir, entecavir, lamivudine ndetse na tenofovir. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe imiti ivura ubwoko bwa hepatite C. Umurwayi wa HCV nawe agomba gufata umuti urwanya virusi witwa interfero kandi akanongerwaho undi muti witwa ribalve. Uyu murwayi kandi ashobora no guhabwa indi miti ishobora kumufasha ariyo bita boceprevir, telaprevir cyangwa se simeprevir. Iyo iyi ndwara yamaze kumubaho karande, umurwayi aba akwiye no gufata inyongera ya vitamine B12. Ubushakashatsi bwerekanye ko iyi vitamine B12 yongera imbaraga umubiri no guhangana n'iyi virusi ya hepatite C. Kuri ubu hari umuti wundi witwa Zipatia nawe ukoreshwa mu kuvura ubwoko bwa hepatite C mu gihe yabaye igikatu. Zipatia ni umuti mushya wa hepatite C kandi ishobora gukoreshwa yonyine cyangwa se ikavangwa na ribalve. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe imiti ivura ubwoko bwa hepatite D na E. Kugeza magingo aya nta muti uvura ubwoko bwa hepatite D cyangwa hepatite E wari waboneka, ariko kugana kwa muganga bigufasha gukurikiranwa. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe imiti ivura hepatite itaratewe na virusi. Iyo umurwayi arwaye hepatite itaratewe na virusi, ni ukuvuga ngo yatewe n'inzoga cyangwa imiti, ikintu cya mbere akora ni uguhagarika icyayimuteye. Cya kabiri umurwayi akora ni uguhabwa imiti y'umwijima ituma aruka kandi agahabwa imiti ibyimbura ikoze mu misemburo nka hydrocortisone. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu.
Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.